如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。我要陪着你一起变老，在这时光隧道，我会珍惜你。哪里？定数啊，3.78。Oh my God, I am so sorry. No, it's fine. I'm so sorry. Please, can I have your number? Oh, sorry, I have a girlfriend. Jesus. Put up that one. Did he shock me? Really, nigga? He shock you. Sorry, come again. I didn't get that. I said I have a girlfriend. Stop! You hear that talk? Good afternoon, sir. Reporting live from MOS Network. Are you confident about your response? I'm not ashamed to say I have a girlfriend. When I mean I have a girlfriend and I love my girlfriend so much. Is that my boyfriend? It was at this moment that he fucked up. Oh my God. You understand? So I want to stand here to take my Oh my baby. stand for their woman. You standing here to interview me on TV does not make me deny the fact that I love my girlfriend. Baby, I love you. I've been one of my dreams. I've been dating for years. I love her. So, sir, may we know the name of this girlfriend? Let's have it. God have mercy upon us. Let's have it. That's all. Let's have it. Let's have it. Come on. What is your game? What is your aim and objective? Do I know? Okay, murakubajije wavuye muri Amerika ese waje amahoro nk'umuntu uzi Ikinyarwanda Roki waje amahoro nabonye nyaza abona ndi guhekenya umwumbati mvuye guhaha tese ndikuhekenyera mu muhanda ndumva nshonje ntimbanga hekenye nyine ntimba ngira ngo nkomeze amenyo araseka nanone arambwira ati ngwino njye kukugurira isambusa aragenda ngurira isambusa nuko ubwo ngubwo ngurira isambusa ndamubwira nti mumpe amazi ndenzeho ngo wihite ubironga ati reka nkugurire fanta amfunduriye fanta nyisomyeho numva nubuki neza ye baba bawe ndumva ndishimye hari umugeni wacu wigeze gushyingirwa baba amakuri divayi yo kwa padiri numva ni nka divayi neza numva ndishimye ndanamuhobera ndamubwira nturakoze Imana iguha umugisha aravuga ati ayiwe atuzi ko urenganye we atubushonje abantu bazi yuko yakunaniye rero hari n'abazi ko ari njye wamubonye mbega urugo kwipostingira urumva sabe uzabambariza iyi ndirimbo ya Bruce Melody bakunda kuko mbona Bruce Melody yibanda ku makupure cyane icyo ni icyambere Junior nihe ndirimbo ya Bruce Melody ukunda akinyuma na saa moya harimo umurongo unyubaka avuga ngo muri douche saa moya ari inyuma y'inzu gukarabakare saa moya ngeze gutamba aje wozo niye ndirimbo ya Bruce Melody ukunda ikinyafu kupure ya mbere mu Rwanda nene yagize yakabiri ariko ni ya mbere ubona amaso ku maso ndashaka uyu naganira icyo kintu cya chat avuga amasini narewe mbamuhaye ifoto akajya zisiba reka da Sandera tukavuga ko byagenze reka ngo icyo cyatumye nyisiyo aba delete for ahungu gahurutuye kare icyo cyatumye nyisiyo bwa mbere nyine urumva yamaze kunyibwa tuvugana nk'iminsi nk'itatu aho Jasine oya nakuri Yasine rimwe nyuma ndagusubiza none narangije ayihereza ifoto ye aho urutuye ayama ifoto ari kumwe n'undi muntu cyega magutse akagana kuno yari ameze urumva undi umwe yari yicaye we kubera ko nimba uko yari muremure cyane we yari yunamye yifashe ku mavi ameze niyo foto yakoherereje none nyirebye ntibaza ndamaza ni muri aba bombi se wowe ambwira ngo nuwo wunamye
urazumiye ukabona nta gasore kadasobanutse. Ni umuntu muremure unanutse. Okay. Dore waragabuye kandi ubu ntiyabyemera. Ariko nyine ubwo nyimaze kuyizuminga nyirebye nese nyisiba. Uhita uyisiba. Sekaga kumwara amata adasogongerwa wakwihanganye ko agaseke kagipfundikiye kazagapfundura ari ukonje. Nyina wambo. Karame. Ubu koko urumva unyemereye agaseke nkagapfundura. Umva se kaganda ngewe nagenda nkasiga ntongeye kugapfundikira. Sekaga ntabwo byashoboka. Nta kuntu wapfundura icupa ry'inzoga ngo wongere urisomeho wongere uripfundikire nurangiza uvuge ngo nta kibazo. Icyo gihe inzoga ibitaye umwuka kandi bigabanutseho n'intama. Nyina wambo. Karame. Niba ari uko bimeze, imbaraga zose nari nageneye iki gikorwa cyo kwinginga zirarangiye kandi zirashize. Nyina wambo. Sekaga urarakaye koko? Nose wowe uri ingese wakwishima nyina wambo. Basi ngaho ejo nimugoroba niho nzabona akanya. Ntimumva se ahubwo noneho ngo uraba umwana mwiza. Ari umwana mwiza cyane. Nuko nakwabaza ariko ntuzabigira akamenyero. Oya nje sinabigira akamenyero se kaganda ndabizi ntago nabigira akamenyero rwose. Muri icyo gihe ubwo Prince Kidias witamiriraga abamisi ngo bari bamaze kumuta imvuto, inyombyi imwe ivuga nk'izindi bati ngiyo kanwa kabi, benda imikwege myiza barayimutamiriza baramuherana neza. Humvikana ijwi ry'uvugira kuri social media ati n'undi wese uzabyivangamo zamunyarutsa. Nkuko twari twarabitojwe tukabibwizwa n'umutagatifu, dutinyutse kuvuga duti nanye nayimbwa yandongora. Urumva ibintu batangira gukeka iyo waryamye ku manwa uri mu cyaro. Eida wariye ibiryo bari basigiye bari umuna bawe urahaga cyane bikugwa nabi, cyangwa se wagiye kurya mu baturanyi barakuroga none waje kurwara. Eida ntabwo ushaka gukora imirimo yo mu rugo, ushaka kwirembya. Ibyo bintu bitatu bakagukubita, bamara kugukubita bakakubaza ngo wabaye iki. Ariko wazijyamyemo ntabwo ari ukuvuga ngo barakubaza icyo wabaye ngo bagukubite nyuma. Ni ukumanza bakagukubita ukavuga nyuma icyo wabaye. Fata ihene. Sojya konsasa kutujyana. Ako nabuzangiye kujyana. Hari ubwo ugiye kuzimu se? Oya. Tugende rero. Okay. Cyari igitekerezo numva gutare bukemera. Numvaga twajyana mu rugo ukansura nanjye tugasangira. Cyangwa ushaka kunjyasha? Ego ngo niwe ntegereje. Nitegereje. Nese se wanzanye hano. Wamvanye kuri office yawe nzana hano. Byatangiye twiciye muri sala. Uravuga ngo tuze mu cyumba. Basi adana ushaka ko tugenda nawe tuwagende. Erega reka twiganire n'undi kurya byakonaniye. Basi nganiriza. Sundi ubwo niyo naba mbishaka. Nayo magambo uri kuvuga nagira imbaraga zo kubikora. Njyewe ubwanjye pakingira umutware wanjye. Namubwira umutware mwiza ugiye gufata isafari, reka mupakingira. Mutunganyiriza ibintu byose namubwira ariko we never know. Mutunganyiriza udukoresho twa Prudence ndushyira hariya. Aturakoze mugore mwiza. Ndaje namubwira ariko we never know. Reka nanjye ngira utwo nsegara nati oya. C'est pas possible. Ntabwo bigenze bite? Urasigara na kondomu none ko nzi gupakingira. Ese kukimwikunda? Ukimwi muziki byo mukora tutabikora. Hey!
nagira ngo mbwire abakobwa bahitamo umuhungu wateruye icyuma ashobora kugiterura ariko mu mutwe ntacyo ateruye mari tete vide ariko tete vide kandi yarateruye guterura icyuma ntabwo ari byo byerekana ko umuntu azaba umugabo mu rugo kuba ufite umugabo umeze nk'igisiga kigiye kuguruka iruhande rwawe mugendana mu muhanda umufasha hano ngo wishime ameze nk'igisiga kigiye kugurukana gaca inkoko cyangwa ntabwo ari byo bivuga umugabo n'ufite mu mutwe hazima umugabo ashobora no gutangirira ku mafaranga 300,000 akazakomera akazamuka bikamuzamura undi akaba afite amamiliyoni ariko ari bene wa wundi wishakira uwo bafatana akaboko gutya bagatemberana bakagenda mu Kiyovu bakahatsinda 500,000 iremera bakahatsinda 300 uwo ntago ari we twita umugabo umugabo n'ureba ejo hazaza hanyu kandi akamenya kujera na dukeya afite ibyinshi nagira ngo mbwira abadukurikirana rwose aha hantu bahumve gutunga byinshi ntabwo ariko kuba umugabo nyamugabo umuntu ashobora gutangirira kuri gato ejo akazakomera umugabo ufite ubwenge ufite ubwanwa afite akababa mu ikofi ngo abakobwa bankondesha niba gukunda bajya kubacuriza iwanya na imbwa ngobye gutaha umva se shuwame imisenkani bakoresha ibisuko nuko byashaje kandi amafaranga mfite yewe ntayo mfite urafite yewe ntayo mfite ase wagera ku bugoro ntabwo ugatanga amafaranga kwefite ntayo mfite ndabizi ko afite agenda muri twa dukobwa no muri betting ndabizi ko afite umva kuba dukundana ntibivuze ko mise nk'umunyamabanga nshingwabikorwa ushinzwe imibereho myiza yawe ikindi ntabwo uri umugenzuzi w'imari yanjye ngo umenye ngo ninjije angahe yakoresheje iki urabyumva wari wajyana muri resitora ukangaburira oya wari wangurira ipantaro oya none kuki unyeze ko urutwe rwawe ngo dusukishe ukaniriza umubiri wawe ngo nkwambike warangiza ukanangiza ko n'icyo gifu cyawe ngo nkigaburire ariko gusa neza ko umugore bigaragaza umugabo mwiza wigeze ubona eva yaka amafaranga adamu ariko abahungu b'ingona batiwe usukura ingegera uri kugegera ku 50,000 abandi basore batujyana igisenge bakatujyana iyo bose bakaduhereza nawe n'iryo jana batitangira igitabo hakuyo ndibona ntazi ukuntu bimeze ariko ubundi uwo mutwe wawe wabonaga 0 mu mibare niwe ushaka gusukisha 50,000 si wandiye none ngusabye amafaranga uranye nose uzongera kuvuga tugomba twishugusha kurya n'abandi bararya urumva ntanakuriye n'abandi bakurya kandi nta mafaranga baguhereza umuntu azayava mu rugo atanafite n'amafaranga ninkahiza mu buzubura n'ubwa muke cyane atanariye nanziza mu muryo se ubwo ni ubugabo cyangwa ugubuka urarira se wirizwarizwa iki ubu mafaranga 50,000 nyine ajya gukoresha umusatsi